Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira igitondo cyiza cyane inshuti bakunzi ba Top Kivu News. Twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ari hose. Hanyuma rero bwana Fisi, nyuma yo gusuhuza abakunzi bacu, ibintu byanze, ibintu byabaye bibi cyane hano hafi na Goma, guhera mu misozi ya za Sake kwikubita za Nyiragongo, ibintu bimeze nabi. FDLR bafashe iyindi ntera, bafashe ibyo navuga yuko ari kwataka uyu mujyi wa Goma ku kibi n'ikiza ndetse na Wazarendo n'ibiki byose, ariko mu byukuri icyo twababwira ko nuko intare za Sarambwe zimaze. Ese bigenze bite? Wabuzi ko intare za Sarambwe ku munsi ejo bazitegeye mu nzira. Ndabizi cyane. Ejo bazitegeye mu nzira ku buryo bukomeye cyane kugira ngo babice babivugane. Ibi ngibi turaza tubabwire uburyo ki byagenze, bavaga heberekezaga hehe. Ese iyi mirwano byagenze bite? Ndetse naha ngaha muri Goma tubabwire ndetse ukuntu byifashe, uburyo iyi Goma irimo yatakwa mu nkengero zayo basumbirije uyu mujyi wa Goma neza. Ibi byose intare za Sarambwe zirimo zirabyitwaramo gute, byose tugiye kuza tubabwira neza 5 Yes, niko bimeze rero. Hanyuma kandi turaza kwerekeza mu bice bya za Masisi tubabwire ukuntu byifashe, situation uko ihagaze kugeza maginga aya ngaya. Bwana Fisi, ibintu bikomeje kugorana. Yes, umutego mutindi. Umutego mutindi cyangwa se umutego wa Kasamutwe, reka bariko tubivuga ndeke kuvuga ngo umutego mutindi. Ni umutego wa Kasamutwe General Sultani Makenga yamaze gutega Kisekedi, kandi uyu mutego akaba neza Kisekedi ari kugwamo. Ni mu buhe buryo? Nuwuhe mutego? Wose ndaje nkukuvire imuzini muzingo nkubwira ukuntu Sultani Makenga amaze kongera gutsinda icyo umutwe byanga bikunda, atagomba kugihusha. Kisekedi yava mu izamu, yashyiramo ingabo ze zose bakajya mu izamu, bagira gute na gute. Reka sinakubwira iki gitego kigomba kwinjira kuko umupira neza bamaze kuwutereka hehe muri penalty. Yes, niko bimeze rero. Ubu tuvugana ahitwa Ituri, ibintu byongeye birabambarika, ibintu byongeye biba bibi cyane. Uwitwa Tomar Banga noneho yakarabiye, niba navuga ngo iki, yamaze kurya amavubi akomeye cyane nyuma yuko FARDC ifatanyije na Kodeko bashatse kumugabaho ibitero bitunguranye ngo bamwivugane. Byagenze bite rero? Ayo nayo namwe mu makuru tubazaniye. Hanyuma kandi nanone turababwira Gisangani ukuntu situation zihagaze maginganga. MV3 bimwe twavuze wagira ngo baratwumvise. Ubu tuvugana batangiye gupangira ikibyibushye Abafaransa. Ni iki rero cyabaye? Ibi byose ukeneye kuza kubyumva muri aya makuru. Turi kumwe gatanu kuri gagenzi kako, turi tayari kukugezaho amakuru nk'ayangaya aryoshye. Yes. Neza cyane kabisa. Iyi ni Uvira. Uyu mugabo bita Jean-Jacques Purusi uramuzi? Ndamuzi cyane, guverineri wa Sire Kivu uri kuyoboreye mu buhungiro. Neza cyane kabisa. Ijambo yavugiye aha ngaha muri Uvira, ndagira ngo nkubwire yuko rikoze ku basirikari b'igisirikari cya FDNB ndetse Wazarendo FARDC. Iri ni ijambo ki yavuze ritumye aba basirikari ba FDNB bavuga bati man ishobora byose, ubundi twaje hano gukora iki? Byose rero turaje tubikubwire neza akantu ku kandi nta na kamwe dusize inyuma. Kandi Pacifique indi mirwano ariko yubukiye ahitwa Lubero. MV3 bisa nkaho yagiye kwifatira Butembo. Narababwiye ngo mama 23 yigeze kuvuga hari akantu Wiringoma nyakwigendera afande mukuru ntwari y'abakongomani yivugiye, arangije arababwira ati twebwe nyuma yuko turi kwevira indi miji turi gutagatinga. Ya miji itatu rero tayari hamaze kumenyekana amazina yayo ndetse n'icyerekezo cyabyo cyamaze kugaragara. Ibyo byose rero tugiye kubigaruka bwana Fisi gatanu kuri gagenzi kako. Yes, Pacifique rero ingingo yumvikana neza akantu ku kandi. Tugiye kurambura amakuru yacu tuyageze kuba dukurikiye. Ubu rwose kabisa ndahamya neza ko ntaniriwe nanabivuga, bamaze kumenya natwe icyo tuba dushaka tubakuriye isare. Icyo tuba dushaka natwe dora tubabwira, ubu bamaze kukidukorera rwose. Ni like nta kindi kintu rwose kirenze, ni like gukanda kuri like ahantu hari agakumwe kareba hejuru cyane, ubundi tukata tugendana neza cyane gatanu kuri gagenzi kako nk'abagiye mu ijuru. Nanone kandi na subscribe ntimwiyibagirwe. Yes. Pacifique rero amakuru ya mbere arya yandi na yahe rero ni hano muri Goma. Reka duhere muri Goma. Imaze iminsi itumvikanamo imirwano. Njyewe ejo narababwiye ngo Goma aba ba FDLR aba ba Wazarendo FARDC bose bagerageje kureba batestinga uburyo ki Goma yakinjirirwa, Goma yakinjirirwa nuko umutekano uhagaze. Ese M23 bimeze bite? Abandi bamwe bajya bavuga ngo ni intwaro ngo bari kugira gute, ngo bari gusuzuma intwaro bari kuzisuzumira hiryo ngo mu misozi ngo za M23 ngo bari kwitegura ngo bagira gute. Ni gute
M23 ijya gusuzuma intwaro ntibibwira abaturage. ahubwo se ni gute bajya gusuzumira intwaro mu mashyamba arimo FDLR? aho baba baragiye gusuzuma FDLR ko ikiri nzima cyangwa igihari? Ni gute bajya gusuzuma intwaro bakazisuzuma amasaha arengane? Oya basi ingingo yumvikana. Gute nyine basuzuma intwaro bakajya kuzisuzumiraho FDLR? Reka buriya no kugira ngo abaturage wenda batabavana mu ntuze nibyo koko, ariko mu byukuri igihari ni iki? Igihari ni iki ngiki rero. Nuko izi Wazalendo n'aba bari batatse hano mu gihugu Goma bari mu buryo bw'isuzuma. Si ibyo gusa nanone kandi reka nkwereke ingingo nyamukuru ikigaragaza yuko ahangaha bari batatse abayobozi ba M23. N'abayobozi ba M23 bavaga hehe? Bavaga ahangaha muri Rucuro Tumasisi. Berekeza Amasisi. Harimo intera ndende cyane. Bari mu mamodoka y'aba makonvoyi. Bari kwerekeza hano muri Masisi. Bavuye mu bikorwa byabo utamenya, ariko ndakubwe ngo na makonvoyi menshi ya M23 menshi ariko. Gute rero? Ahanga bagize mu mashyamba hano kuri no parike ya Virunga. Muri no mashyamba ya parike ya Virunga. Basanga baguye mu gaco ka Danje. Ni hafi neza na hano na Goma. Ni hafi na Goma aho babatakiye neza hafi aho ngaho. Bivuze babatakiye hano ni hano neza hafi na Goma neza usanonje kuko bari muri Goma bumvishije nayo masasu nanone. Bumva niwo murwano wahabere. Gute misozi ya za Sakiyo ngiye. Yego. Hafi naho neza nuko. Aba bayobozi bavuga hano muri Rucuro berekeza muri Masisi bari mu nzira, bageze mu nzira bagwa mu itsinda ry'agaco ka FDLR, FARDC, Wazalendo barangije barasanaho. Gute rero aba bayobozi nabo ntago bagenda imboko ntibibaho. Bari bazi yuko mu nzira neza bashobora kuza guhura ni ambiskade. Rero icyabaye bararasanye, nabo bari bitwaje imbunda nini. Bararasanye kase nakubwira za bazoka zirakora, za AK47 zirakora, machine gun, imbunda za semi automatique byose birakora. Reka sinakubwira ahangaha rero M23 ndakumva cyane bongeye guhisomo rikomeye cyane n'ubundi bari bakoze aba FDLR muri FDLR n'izo Wazalendo byose na FARDC barabakubise babasubiza inyuma. Biba ngombwa yuko M23 noneho aho kugira ngo bakomeze urugendo bavuga ati reka tubahisomo tunabasubize kure tubirukankane cyane. Barabirukankana reka ivumbi riratumuka. Ninde uri inyuma ninde uri imbere? Erega ikindi babatsindishije bwana Fisi ujye wibuka neza cyane ko ibice bari baje kwataka byose bikotorwa n'intare za Sarambwe. Ari nabyo dusa duhuza n'ibyo Lawrence Kanyuka mu kanya amaze gutangaza. Ahangaha batatse ni mu bice n'undi bya M23 kandi ibyo bice byose biba birimo abasirikare. Nta gace burya katagira abasirikare ba M23 na kamwe muho bafashe. Ahangaha barabatatse bibwiye yuko bagiye kubatega mbushi ya Kasamutwe, ariko bibagirwa yuko nta bundi bufasha cyangwa undi musada baza kubona mu gihe baza kuba bakubiswa. Biba ngombwa ko bashwiragira banagira ubwoba bikangamo cyane maze batangira kwirukanka bahunga. Ari mpamvu M23 ICC ubikurwa rugendo bati tugiye tudakemuye kino kibazo ejo cyangwa ejo bundi cyakongera kikagira gute kikatubaho. Muri make rero bahise bashaka gusoreza ikibazo ndetse no kugikemurira aho ngaho bakata bava aho ngaho bakirangije. Ubwo kukirangiza mu byumve neza cyane, kukirangiza nta kundi usibye kwivugana abo ngabo cyangwa se bakabafata mateko. Dore ko bavuze ko nta mateko ubwo bazongera gufata, bivuze ngo nukugira gute nukubarasa. Hagati aho ngaho rero zino FDL zagerageje kino gitero bwana Fisi, ndakeka ibyo bashakaga barabibonye cyane. Aha rero none urupfu si ibyo gusa. Ahangaha M23 ntago yagize gute yabakubise gusa. Ahangaha bahise bavumburaho ikindi kintu gikomeye cyane. Yego. Bahise bamenya ku bitero byari byabaye n'ubundi ku manywa mu gihe cy'igitondo. Bahise bamenya neza aba FARDC ahantu bari guturuka. Kandebe neza kugira ngo ntababeshya. Oye ntubabeshye. Ya nibyo bahise bamenya neza bakimara kwataka. Anga M23 ubwo yabirukankanye bahise bamenya ahantu aba FARDC n'aba Wazalendo n'aba FDLR bose bari guturuka, kuko babasubije inyuma bavuga ati aho kugira ngo twe dukomeze urugendo reka tubasubize inyuma. Aba rero kuba ko bari bamaze gutsindwa bahise batangira guhunga bahungira aho baturutse basangaho bagenzi babo. Gute rero babasubije muri no parike ya Virunga.
iyi parike ya Virunga M23 nabo bagerageje kuhinjiramo gake ariko ntibahinjiramo kuko hariyo bagenzi babo benshi cyane bavuga ati dukomeje kwinjira byaba bibi. Baranje M23 bongera bisubirira inyuma basubira mu mamodoka yabo baranza. Ariko icyo babonye ni iki? Babonye hano muri ano mashyamba za parike ya Virunga aba barwanyi basesera mu bintu by'imyobo utamenya, bagasesera mu ndake nyinshi cyane zicukuye zimeze ukuntu mu bisozi bihanamanza ukuntu mu mashyamba ho. Barabavuga bati kumbi burya abavuna muheto nahangaha baturuka bafite indake nuko bamaze gucukura hano bahagize ubuturo bw'iteka ryose. Ibi bwana Fisi biri kuba ibi bintu biri kuba byose ndakeka abantu twabanye igihe cyose natangiye ku makuru habaho nagaragaraga habaho ntagaragaraga kuri audio cyangwa se kuri video. Nargiye mbivuga keshi gashoboka ndavuga ati mama 23 nge mu bintu mbona nanasaba nuko bagerageza kureba kino kibazo kiri mu mashyamba ya Parike Nationale ya Virunga ndetse hejuru y'umusozi wa Goma, hejuru y'umusozi ni hano hafi n'undi za Sake aho bita Mutaho ruguru gato ya Kanyarucinya mu misozi buryo itumanuka kikubita muri Parike Nationale ya Virunga. Noneho kandi nanone nkababwira yuko muri Nyiragongo ho noneho harimo n'abazungu, harimo ba Wagner Group, hakabamo abasirikare b'abarundi, hakabamo FARDC intera hamwe ubwo nyine FDLR, hakabamo n'abakomando mu mutwe wa club ba FDLR aribo bajya basohoka bakaza gukora mu operation y'ubusahuzi biba abaturage batwara ibyo kurya bitekeye, batwara amahene, batwara amaka, batwara buri kimwe kugeza ubwo muri karagace hata bahise amazina bakavuga ati nta muntu wemerewe gutunga telefone. Iyo wemerewe gutunga niya telefone utagura 1010 kuko yirimo na 5 barayikwiye. Muri makerera ngahe mu 23 bibazo iri guhangana nabyo sinakavuze ngo wenda bakabe barabikemuye kera ariko kuko bitari byoroshye urana nibwo baragifata Goma so ni ibintu byumvikana ariko noneho nicyo gihe cyiza cyo guhangana nabyo Bwana Pacifique rero ndetse nejo niyo gahunda bari barimo usibye ko ari igitero cyabayeho cy'abasirikare ba FDLR ndetse na za Waserendo nyine iri coalition yose muri rusange yajije gusuzuma uko umujyi wa Goma bimeze dore ko bari banabiteguje buriye M23 bari bayiteguje sinzi impamvu itabibonye ngibihereza agaciro bari bayiteguje uko guhera ku itariki 5 bazatangira kwataka Goma. None dore byabaye gusa kugeza amaginganga Bwana Fisi ngo aba batatse bose hari ikintu cyabayeho kidasanzwe bakubiswe ku buryo buteye ubwoba. Nire bakubiswe ariko mu buryo bwuko nubundi bari bamaze gusoza ibi bakimara kugaba ibitero kuri M23 yari iri kugenda aho ngaho ivuye muri Rucuru barakubiswe ndetse n'abari batatse bagerageza barakubiswe bo ntago bari baje bafite umugambi wo gufata ahubwo bo bari baje mu isuzuma barebe SK abantu tugiye kujya ko hano muri Goma hamaze iminsi hafite umutekano bacunge ese umutekano wabo uhagaze gute. Rero ngayo ngokorera mu byukuri abaturage bari bavuze ati noneho koko birarangiye Goma igiye kugira gute koko kongera kwisubizwa tujye kongera kugira muri bya bihe bibi by'intambara ariko mu byukuri nababwira ngo nibaho muri ntare za Sarambwe gusa nubwo bimeze utyo Bwana Fisi ntago bibuze imara kuririmba cyangwa se gucuranga kuko ejo mu mujyi wa Goma hari ibyishimo ewana bari bishimye abaturage cyane cyane abagore ejo hari umunsi mwiza niba hari ejo bwaho nejo banza rejo wari umunsi w'abagore bari bishimye ndetse guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati ndetse n'uriya umwungirije witwa Wirimanzi hari ibyo bahavugiye ndetse bashishikariza abagore barababwira ati rwose ni byiza cyane turabona ko twishimye cyangwa M23 duhagaze neza ariko ntago byoroshye turi mu bihe bigoye niyo mpamvu dukeneye imbaraga zanyu nkamwe baba mama ntimucike intege ati mugende mubwira abahungu banyu n'abakobwa banyu ntibitinye nibo bayobozi bahazaza bacu nibo bantu bakomeye nyine muri iki gihugu tuzagira bakomeye baze bitabire baze mu mahugurwa baze mu gutozwa igisirikare baze guhugurirwa kuba abayobozi ati rwose mubohereze baze buri umwe nicyo yiyumvamo nicyo ashoboye niba ushaka wiyumvamo kuba waba umuyobozi mwiza uvugira abaturage urengera iki n'iki nyine byose waza ugatozwa ukigishwa nyine kuba umuyobozi nabyo babirya barabyiga niba ushaka kuba umusirikare ukaba umurinzi w'igihugu cyawe ababyeyi bawe n'abandi bantu bose baremerewe rwose imiryango irafunguye ejo rero abagore barishimye bavuga ko batazigera na rimwe nabo bacika intege ngo batere icyizere AFC 23 ngo bityo rero igisabwa cyose ngo bari tayari barapudete ku buryo kingo niyo bababwira ngo bafate imbunda nabo bajya kuyifata muri makeya ni bigaragaza ko 23 yamaze kugira gute kubaka icyizere gikomeye cyane mu baturage nubwo Kinshasa mbona itabishaka ibi rero tukate tubihuza n'itangazo Lawrence Kanyuka yashyize hanze Bwana Fisi
uru rugamba rugiye gufata indi ntera. Niba hari umwoto mwari mutari mwakabona, nibwo mugiye kubona umwoto. Lawrence Kanyuka ukurikije ibyo yatangaje, ibi bintu biteye n'ubwoba cyane. Yavuze ko mu gihe Kinshasa itari gushyiramo imiyaga nge basi yoye kubabarira M23 tu basi kababarira abaturage. Ati none mu rwego rwo gushengura ndetse no kubabaza ku buryo bukaze bari kwica abaturage nta kintu babahoye. Ati kubwizo mpamvu rero M23 yambariye yaniyemeje ku buryo budasubirwaho kugira gute guhangana n'ibitero Kinshasa byose iri kugira gute iri kugaba. Ati haba mu baturage haba no mu bice byayo iyoboye ngigiye kubirinda. None si ibyo gusa, bemeje ko kandi n'ibindi bice bishyashya bigiye kugaragara muri imirwano kuko bagiye guhangana n'ikibi aho gituruka. Bivuze ngo nibi bitero biri guturuka Gisangani bagomba kujya Gisangani bakabizimya ndetse bakanahafata mu rwego rwo kwizera yuko icyo kintu kitari bwongere kugira gute kitari bwongere kuba. Niba ari warikari ubwo tayari cyayimbiri, niba ari Uvira yo nta nubwo tukwiye kuyivuga kuko Uvira ubu ngubye nibara nk'ifitwe na M23 ahubwo Karemi nanone ntabwo bavuga ko Uvira ifitwe na M23 nyine ntabwo wabihamya neza, ariko se imbaraga zo kwifata ko mbona bazifite ese birwa ahubwo ikintu gihari batarayigira ntabwo bayifite nyine gihari ikintu gihari njya mbona nuko mama 23 buriya igendera ku mategeko mpuzamahanga sibyo kandi yubaha ino miryango igenda yandika nyine bityo basaba ko bava Uvira bakahava. Kuri iyi shuro rero M23 imaze gukuzanya ibimenyetso bigaragaza ko impamvu iri gukora ibyo bintu byose ari uko yatatswe ikanicirwa abaturage benshi. Barana nk'igitero gerutse kugabwa za Minembwe bagatwika imihana yose igashya, video zarafashwe n'amafoto arafatwa. Igihe bicaga wa mukecuru babibonye bica n'abantu barinzira karengane benshi byarabaye. Aha rero ni proof zo kohereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ati ese mwebwe mwakishimira bino bintu Iran iramutse irashe hano neza Los Angeles mu mujyi cyangwa se hariya za Chicago n'ahandi yagiye atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwakihanganira Iran ikaguma ikabica cyangwa mubonye uburyo mufata Iran mwayifata? Trump nta kindi yavuga ati buriya nje Iran nahita nyigira kandi gahugu kanje. Muri make rero na AFC 23 ifite ingingo zo kwirengera mu rwego rwo kugaragaza ibyababayeho byose kari byo byabasunikiye kongera gusubira niki Uvira. Niyo mpamvu impapuro narabwiye M23 byose bihari ntagiyifite ariko M23 kintu yabanje gushaka yabanje gukrea impamvu za nyazo zituma ijya gufata ibice ku rwego rwo kutongera kubabwira ngo muhaguruke muvemo bitwaje impapuro basinye zuko nta bindi bice bimere gufata. Muri make bazababwira ati none ni tutabifata turemera dushire turaguma twicwe n'abaturage bapfe. Niyo mpamvu twafasha aha hantu kandi ntago dufite gahunda yo impamvu zerekana yuko bagomba gusubirayo. Ariko ubu ntago rero izo mpamvu barabishyira mu bikorwa. Ubu nyine niyo mpamvu itangazo rya Lawrence Kanyuka ryasohotse bategereje igihe cya nyacyo buriya nibo babizi rero bagahita wigeze gukurikirana inyandiko Lawrence Kanyuka yashyize hanze wayibonye? Si wabonye se kavuga yuko ubwo nyine n'ibindi bice bigiye gufatwa bagiye kuzimiriza niba bavuze ko bagiye kujya bajya kureba ahantu hari kubera ikibazo bakacyakemurira. Nibemere bahore biteguye isaha ku isaha kuko abo bahanganye ntagiye bazigera babashyiriramo imiyaga. Kuvuga ngo noneho ngo barongeye ngo bafashe izindi ngamba ejo ngo bakonye ngo noneho ngo turahagurutse ngo none nibahore bari hamwe gusa biteguye bakora ibikorwa uko bariya bahora bari update se gutera ibitero yaba utwo duhenge tuza bo ntibadukurikiza jamais yaba ayo mategeko babashyiraho ngo nibabe baretse imirwano jamais ntibajye. Reka ngusobanurira akantu gatoya. Wibuke ko mama 23 ari umutwe urwanira kwishyira kwizana sibyo? Kandi wibuke ko ndemo bahanganye nabo ni igihugu bo ni inyeshyamba sibyo? Kandi barazimaze izo nyeshyamba ni inyeshyamba ziharanira kwishyira kwizana ndetse n'uburenganzira bwabo badakurikiza ibyo ngibyo. Muri make rero dore ikintu uri kandi abo bahanganye batari kubaha gahenge ngo bari gukurikiza ngo amategeko kandi abandi bo batayakurikiza barabamaze imbaraga z'amahanga nyine. None ko n'ubundi n'izo mbaraga z'amahanga se ziri kubamara izo mbaraga z'amahanga rero M23 niba reka nkubaze nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwiye ngo muhagarike imirwano mwese M23 ikabyubahiriza inshuro ya mbere Kinshasa ikazi kabariturira abaturage bwa kabiri M23 igacejeka nayo ikavuga ati reka twubahirize gutyo bakongera bakaza bakaritura bizaherera he bizarangira babamazeho. Nakubwiye nanjye nakubwiye n'ubundi rero bafunga umwuka ayo masezerano niyo abatuma bashira. Nanjye nakubwiye ngo ibyo ni bimwe mu bimenyetso byagaragaje neza ko nta gihe rero niba ibimenyetso barabigwirije
itangazo rero ryamaze gusohoka niyo Ngoma mpamvu mubwiye ngo agiye n'abandi babigendeyemo Yego. baracyari kubahiga umutitsa. Leta zunze ubumwe za Amerika ngo ICG n'ibindi n'ibyo bihugu byose bindi bagize gute babwiye Tshisekedi yanze kumva. ngo nareke intambara. Wese ubu ngubu ntiyabyutse agira gute. icyo kintu rero nicyo gikozeho Tshisekedi ndetse amasezerano M23 yasinye. Erega M23 yari yiboshywe yari ikeneye impamvu zituma yibohora. Ubu rero yaboho ubu tayari yamaze kwibohora kubera yuko noneho na Kinshasa yasabwe kureka intambara ariko ntiyayiretse. Ubu tuvugana niba bamaze kubona ko nta mikino bagomba gufata Uvira, kandi noneho Uvira ntabwo bari buyivemo ntabwo bari bwitwaze za nyandiko kuko Amerika buriya yitwaza inyandiko. Iyo yitwaje inyandiko rero akavuga ngo mwasinye amasezerano Uvira nimuzongera gufata ibindi bice. Ahangahe mu Bettura avuga ati niba tutemerewe gufata ibindi bice none turareka bapfe turareka dupfe dushire nyine. Nibyo muhaye agaciro ko mwabwiye Kinshasa ngo barike intambara kuki bakomeje kutugabaho ibitero, ko mwasabye agahinge tukakubahiriza kuki ibitero byakomeje kutugabwa. Hari ibitero mwumvise tugaba Bwana Pacifique. Yes, reka twigire mu yandi makuru. Twaba tugiye gusesengura cyane bitapfa guhita birangira. Reka dutegereze ahubwo turebe nyine ikintu bizagenda. Twerekeze hano. Uyu ni umutego mutindi navuze, umutego wa kasamutwe. Makenga yateze Tshisekedi. Ni bari abasirikari yohereje. Ni ukuvuga ngo abasirikari yohereje bari bamaze 5,000 bari bamaze iminsi myinshi cyane baganirizwa na M23. Kuba M23 yari bafunze byanga bikunda yarabaganirije mbere no kubarekura ibahugura babwira ati gutya na gutya iki ni igihugu cyacu, gutya na gutya sidukwiye kurwara ibiki n'ibiki. Ndetse kandi ikindi buriya Makenga agaragarije isi yose cyangwa se M23 buriya Makenga ntabwo ari ufata umwanzuro wenda wenyine wo gufungura imbohe. Babiganiraho na bakorone nanganye ni bari abayobozi bose. Uyu ni umutego rero bateze Tshisekedi. Gute rero? Icya mbere bamaze kwereka amahanga yuko bo bubahiriza buri gikorwa cyose cya gisirikari cyangwa iki cyose igikorwa cyose kigenda. Noneho M23 ibingibi bimaze kubikora inshuro ebyiri. Ni ya gatatu ahubwo nze ebyiri. Ni ya gatatu kuko na mbere go migifatwa hari abo byanyurijwe muri Monisco baragenda. Ngewe nzi ebyiri barekuye. Kuva izo ebyiri bagira Tshisekedi nta nimwe arigira gute arekura aba M23 bafasha. Arabo yagiye arekura. Ubwo se barekuye 5,000 wowe none subwo yarabarekuye. Ariko nyine ntabwo yarekuye yaramanipiriye. Kinshasa byo byitwa ko bagize gute ubwo hari abawe M23 barekuwe. Nta barekuwe kandi yarekuye abatari abanyabo. Nyine barabashushanya bakababwira. No kuvuga ngo ntabyo yakoze ibyo akora nibyo M23 ikora bitandukanye. Kinshasa basinya amasezerano yuko ifunga zabo bagiye kuzirekura. Bakarekura batari abanyabo. Ntago baba barekuye baba babeshye ntabwo none se M23 abo n'abantu barafunzwe bazire M23. Nyire nase ushatse kuvuga ko n'abasirikare cyangwa se bamateko baye mu 23 bafashwe na Kinshasa none bakajyanwa Kinshasa aho babafungiye hose ariko bafunzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yose igitandukanye babita ko bakoranye na M23 bara. None se reka nkubaze M23 ntago isaba ngo namwe mure imfungwa zacu muzirekure. None se nyine ikindi niki nicyo nyine hari abo M23 bafashe. Urumva rero na Kinshasa yo ntago irarekura, ntago irigera ibarekura, nta na rimwe irakora. Biriya nukubeshya ni nkuko nakubwira ngo jya kunzanira essence hariya ukanzanira amazi. None se ubwo unzaniye icyo nagutumye, icyo nagusabye n'icyo ubunkoreye wapi. Rero ariko ku ruhande rwa Kinshasa bo byitwa ko bagize gute bo ubwabo nyine babiyumva yuko barekuye ariko nabo babazi icyo bakoze. Oya barabazi kandi no mu maso y'amahanga M23 yo ntishushanya icyo bakora. None se M23 yemera yuko babarekwira imfungwa. Oya bihakana nyine yabihakana nuko nyine ariko bo babarekura ku mugaragaro. Oya gireba n'uburyo bakahita babita baye gireba n'uburyo kibarekura abantu babarekura. Kinshasa ntabwo irigera ibikora nka kuriya.
wigeze ubibona ibirekura nka kuri Kinshasa nyine ntago ari erega wibahagararaho ubaburanire ku bintu by'amafuti gute wowe uri kubadefanda gute niba barusha ubwenge M23 se kukibarekura bagiye babarekura babanje kubabwira yuko kugira gatatu niba barusha ubwenge utise kandi banza kurekura ifungwa izamu za iri kubyereka amahanga ibabwira ati dore bo banze kurekura rero ikijye gukurikira ni kukubwira bari gukoresha tekinike wenda barebe yuko bakemererwa gufata ibindi rero mu by'ukuri aha rero M23 ikaba yongeye gutsinda ikindi gitego cy'umutwe mu ruhando mpuzamahanga kuko Tshisekedi we nubwo avuga ngo ni amahoro ngo ni ibiki ngo ariko nta mahoro atanga nta n'ubwumvikane agize gute akeneye ibi byose rero amahanga akaba yamaze kubibona ariko Tshisekedi hari intwari imwe yitwaza kandi ari ituma igenda imutsindishiriza buhoro buhoro intwaro yuko kirari igihugu abandi bakabinyeshyamba M23 ikunda kugaragaza yuko yubahiriza ayo mategeko mpuzamahanga ariko Tshisekedi kubera ko yitwaza ko ari igihugu uramuzi Traore ndamuzi aho yavuye urahazi aha ibyo tubyihora nahageze oya ni urugero n'abantu babyumve ibyo kuvuga ngo M23 ngo ni inyeshyamba ngarabyitwaza Tshisekedi arabyitwaza akabirishisha reka nkwereke rero reba inama yitabira ntizitabira reba ahantu hose bajya mu nama zifata ibyemezo nyine banza wumve nyine icyo ndi kukubwira ni iki urugero rufatika rwa nyarwo umuntu abana akwiye no kugenderaho reba ba Traore yavuye he si bari inyeshyamba none se ubu ngubu Traore yitwa iki ibyo tubyihorere bwana Fils oya nta kubyihorera kuko turi mu makuru none se M23 tuvugana bayemera nk'abakongomani cyangwa bayemera nk'abanyarwanda rero bizagiraho nguko Traore nawe ubu yemewe nabo babemere Traore ariko yitwaga Umunyaburkina Faso none bariya ni n'abaki barabita abanyarwanda n'ubu niyo ugiye mu bitangazamakuru bavuga ko M23 RDF reka nkubwire harimo abakongomani banakabita abanyarwanda zahimbwe n'abanyakinshasa nyine niyo mpamvu none ko zahimbwe bikarangira zemewe n'isi reka mbanze nkubwire niyo mpamvu Tshisekedi akora biriya bikorwa byose amahanga ntagire icyo reka nkubwire banzu nyumve neza bariya bavukiye ku butaka bwa Kongo hariya niho bavukiye nta utabizi nuko abazungu none nuko rero niba baravukiye ku butaka bwa Kongo si bavukiye ku butaka bw'u Rwanda nuko none se ubu tuzavuge ko abarundi bavuga ikinyarwanda bari hariya mu Burundi ko n'abarundi nabo dusa naho tuvuga ururimi rumwe tuzavuge ngo n'abanyarwanda ese tuzavuge ko twebwe abanyarwanda turi abarundi none se reka noneho rero ikindi reka nkubwire hariya muri Kongo niho nicyo gihugu kibamo indimi nyinshi cyane hano ku isi nabariya rero ni muri bamwe bavuga urwo rurimi dusa naho duhuriyeho ikindi nanone reba uzarebe iyo nk'ubu umukongomani abasore wenda umusore umukobwa baje hano mu Rwanda bakahaba sibyo bakahabyarira umwana wageze ngo umwana yitwa umukongomani hari umunyarwanda kuko yavukiye reka nkubaza akabazo ni kimwe no muri Amerika reka nyine nkubaza akabazo k'amatsiko Fils rero bariya ni abakongomani si abanyarwanda unyumve neza ni abakongomani nakubwiye ko nakubwiye ko nta muntu utabizi twebwe turabizi ko ari abakongomani ariko icyo gihe iyo tugiye kureba ni ryari wigeze wumva mu kanama ka Loni cyangwa mu zindi nama zose zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabereye he bigeze bayemera yuko M23 ari abakongomani nyine rero iyo ni propaganda Kinshasa bashyizeho yo kugira gute aho rero niho nakubwire ngo Kinshasa ni igihugu na M23 ni ishyamba rero bizashiduka bibagendekeye nk'uko Traore byamugendekeye Traore byagenze ikintu gikwiyangaha ni uko M23 ikomeza kwihangana kandi gategereza igashyiramo n'imbaraga ikagendera nko mu mujyo Traore yabigenjejemo uzashiduka Tshisekedi bamushyize inyuma y'amafera ariko Traore we Traore reka ibyo tube tubivuyeho reka dukomeze n'amakuru erega ba Traore nabo bari inyeshyamba nabo reba aho bageze ubu Traore ba president ariko yari ari mu gisirikare cy'igihugu ese ubone utanagiye kure reba uburyo inkotanyi zagize gute zaje zigafata igihugu inkotanyi zo zinjiye no mu bihe bigoye reka nkubwire inkotanyi bazitaga nazo inyeshyamba urumva babita ngo ni interahamwe barareba nubwo babibitaga wenda reka tubifate nyine ubutegetsi bwari buriho babitaga buri kimwe cyose gishoboka
bo barareba bari hanze bareba ibiri kubera. Uvuze nabi ntabwo bigeze babita interahamwe zari ingabo za Habyarimana ahubwo babise inkotanyi inyenzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Yego ibyo byose ibitutsi bibi byose barundumuraho bibere hanze bataraza hehe mu Rwanda. Bo bari hanze babitaga n'ubundi inyeshyamba zibera aho ngo kuko n'ubundi baje baturuka mu mashyamba sibyo bari babizi ko bahari ariko bataraza kwataka. Yego bataraza kwataka babizi ariko barareba babona uburyo ki bene wabo ubwoko bwabo ubutegetsi bwari buriho buri kubafata nabi buri kubica bagira biriya byafatwaga nkaho ari abaturutse hanze baje kwataka igihugu. Yego kandi barabene igihugu n'ubundi barabene igihugu batari bishimiye babitaga bagande bibicakure bitwaga bagande nkuko n'abariya nabo bari kubita iki abanyarwanda baraza bashyira mu imbaraga. Yego bayobowe na Kagame. Ibyo ngibyo turabizi abenshi twarabisobanukiwe twarabiganirijwe kenshi gashoboka. Wagizwe intwari nubwo nta rugamba rutagira ibitambo. Yego byarangiye bagize gute bashyira mu imbaraga birangira babigeze. None reba aho tugeze ubu wakishimira kubaho nkuko abari babayeho ku bwa Habyarimana bari bameze. Ya Yesu ibyo bintu sinanabishaka ntibizigere binaba. Rero naye mu 23 urwo ni urugero rwa hafi ndi kuguha. Yego nabyumvise nabo bagomba nabo bizarangira byanga bikunda shabigenze tu niba dafata Kongo yose bazafata igihugu cyabo hari haba igihugu kandi bemerwa. Igihari nuko kandi bazarwana mpaka bazabigeraho. Igihari nuko bazacamo kabiri. Rero ibi ngibi dore hari ikintu kimwe kiri gutuma bigerwaho nyine ari bimwe nakubwiye ngo bihangane bategereze nyine. None se wowe bavuga ngo barasane ngo nani nuze baje gufata ibice ngo baviyora ayo mategeko. Ndakubwiza ukuri bwana Fisi yuko aya mahanga avirinda rimwe M23 niyo mpamvu M23 igendera ku yamategeko. Iminota irimo iratujyana barimo barabinyereka. Reka twigire ahubwo muri Uvira indani turebere hamwe situation uko zifasha. Uvira tuharebe ari naho dusorezereza wenda amakuru rero ari muri Uvira bwana Fisi nubwo nakubwiye ati ubu dushatse Uvira twayibara ku ruhande rwa M23 wagikomesha kugenda umpakanya ariko amakuru wayibara gute harimo umuyobozi Jean-Jacques Proussari hari gukorera bari yose ariho gukorera ni harara si harara ariko se M23 irahari bwemewe si yavuyemo kuba erigiri inyuma bitandukanye no kuba yafata wenda gatatu yafashe Uvira nawe wiba nk'ababa ndikubona bari ntabwo yafashe Uvira ndi kukubwira ko ibimenyetso birimo bigaragaza yuko M23 yafata Uvira ibyo ni ibimenyetso ntabwo yayifashe nyine na akose wowe ubundi tuba tugenda neza cyane ntabwo nagushyigikira uvuga ngo M23 niba yayifashe nyine ubwirimo reka tubyihorere kuba Jean-Jacques Proussari arimo sibyo uri kuvuga ngo harimo FARDC harimo FDLR banahashyize n'umutwe urambwa ngo M23 yafashe Uvira gute. Nakubwiye ko ibimenyetso bigaragaza ko Uvira yafatwa ntabwo nakubwiye ngo yafashe Uvira. Ibimenyetso bitandukanye no kuyifata. None nakubwiye ko yayifashe. No gukeka ngo reka tuvuge yuko ngo yayifashe biratandukanye. Kuko umunsi wa mbere urihirika wa kabiri wa gatatu ukihirika itarayifata. Reka nkwiyorere Fisi we. Uko niko kuri. Bana mudukurikire ntago Uvira yafashwe n'emo 23. Nta nuwavuze ko yafashwe. Imbaraga zo kuyifata zirahari. None ariko ni igihe kitaragira ngo ihagere. Kimwe nuko ishobora kujyayo igatsindwa. Nese nijya kuyifata izagenda ivuga ngo muvemo tugende izarwana. Hari n'igihe yanatsindwa reka. Abo bahanganye nabo n'abantu bafite imbaraga. Bafite amasasu. Ubwa mbere babinjiyemo. Ubu se warikare bimeze bite? Warikare bimeze bite? Nese warikare yubona batayigerereye. Ariko ntibarayifata. Barayifata ariko barayigerereye. Biragora. Kimwe nuko baje gufata Uvira ugasanga ibintu byarahindutse reka. Oya, byarahindutse se uko ibimenyetso bihari uko bigaragara M23 nuko ishobora kwataka ikagira gute ikafata. None reka nanakubwira Jean-Jacques Proussari nibyo navugaga ijambo yavuze ryamukozeho yavugiye hano muri Uvira ku munsi w'ejo nejo bundi hagataho yaravuze ati twe dufite gahunda zo kugira gute zo gufata ibice byose M23 yagize gute yafashe timuhumure turaje M23 tuyereke icyo tugiye kuyikorera. Nese barakiyeretse ariko niko bavuga
niko bavuga yego nyine none se ntago baba bari kurwana umusubirizo barakiyeretse ubusubu nkubwiye yuko twirwanaho nayo mu 23 muri hano mu minembwe bayisubije inyuma wabyemera bayisubije inyuma he nyine ntabyo uzi byihorere buri amakuru udafite oya buretse gato tugenda amakuru umuntu avuze ntugahite uhakanya ngo wumve ngo gukina amakuru uvuze se none se wakurikiye mba nakurikiye yego nyine ngewe ayo ni amakuru yanjye nzanye gutya okay ntaribi nshobora kuza kuyagarukaho ku rundi ruhande urumva reka nkubwire ahangaha bavuze ko bagiye kugira gute kwataka niho wabonye biriya bitero Kavumu barongera barataka baragerageza ahangaha hano Goma barataka baragerageza nubwo bitari kubahira ariko bari kugerageza urumva hano muri za Rubaya ibiri kuhabera ntago bizi subizi Koroneli Wiringoma byamugendekeye gute si FRDC sabo bose bashyigikiwe na Jean Jacques Purusi babikoze bose si umujyi umwe aba bantu ntukabakinishe mane nabo bafite imbaraga nyuma yuko Koroneli Wiringoma yitabye Imana amaze gupfa banganute mu FRDC of course ariko rero ikikwereka yuko nabo bafite imbaraga ntabwo bari kurwana n'abana babwira ngo vamo gutyo ugende nyine bafite imbaraga kimwe nuko mufetura neza zifite yego nyine aha rero icyo igisabwa niki nuguhangana neza gutyo bagahangana umwe agatsinda cyangwa agatsindwa nicyo gihari bari guhangana nyine noneho rero igihari niki ibyo kumbwira ngo uvira ngo yebo 23 yayifashe jamais bubyibagiwe nigeze nkubwira ko yayifashe nakubwiye ako rero nawe sinzi ukomeza nakubwiye ibimenyetso bigaragaza ko uvira yafatwa yego ariko ntago barayifata of course rero aho ngaho noneho turi kumwe rero ibyo kuzuvuga ngo reka tuvuge nkaho ngo bayifite no navuze ko ibimenyetso bigaragaza ko uvira isa naho yafatwa biri dane ibyarangiye nibyo mvuga ibitaraba ntago ngewe njya kugereranya reka dusoza kuko none ubu tuvuga ntago yemo 23 iragerageza kugira gute gufata Uvira reka dusoza amakuru ariko iri jambo wenda uyu mugabo yavuze ryatumye hano M23 ikora agakorwa ka danje turaza kurigarukaho mu yandi makuru iminota yatujyanye reka dusezere kadusezera bakunzi bacu tubifurize kugira umunsi mwiza tubifurize no kumererwa neza cyane